Muraho neza guys, kandi wasanga ari ukuntu ujya wumva ushaka kwiga coding cyangwa se warabyizeho cyangwa se ukumva urabishaka kubera ko wenda tuvuge ufite igitekerezo mutwe wawe kubera ko ushaka kuzakora application, kubera ko ushaka kuzakora game, kubera ko ushaka kuzakora software runaka, kubera ko ushaka kuzakora iki ariko ukumva by discouraged cyangwa se ukiga ariko bikakugora. So coding namaze kumenya ko waba warize waba utarize, waba ufite degrees secondary school or university or any degrees, ibyo ntago bikora muri coding. Nawe ushobora kuza ukiga coding uhereye kuri zero kandi ukabyiga ukabimenya. So guys, nkuko mubibona rero akanaga project maze gukora calculating imyaka, ashobora kugufasha mu gucalculating imyaka yawe. Naga project nakoze kugira ngo mbereke ko coding ari nziza cyane. So guys, narabere kuko bikora, turi kwiga coding. YouTube channel ni Mugisha Izayi, jya kuri YouTube wandikemo Mugisha Izayi, urabona ko turi kwiga coding. Ikindi ikiza turi kubyiga mu Kinyarwanda gisesuye cyo buri munyarwanda yumva, aho unanirwa ukabaza. Iyo utari kubyumva neza, dufite WhatsApp group duhuriramo, iyo ugize ikibazo urabaza kandi cyane. So guys, muze twige web development, muze twige coding. Sari noneho reka turebe aga project kacu. So project yacu tujye calculating imyaka y'umuntu bita John, let's say John Doe, katugiye kuba ko yavutse mu 1900, katuvuye ko yavutse mu 1900 na 50, akavuka mu kwa mbere tariki ya mbere. Nituza gucalculating imyaka ye, turabara twereka hello John Doe, your age is 75 years old, means that ko imyaka ya John Doe ari 75. Ikindi kugira ngo ubone ko calculator yacu irinzwe nuko mu gihe hano nta kintu wanditsemo, nuko utakalculatinga bahita bakwangira bakakubwira ngo please enter both your name and birthday. So guys, muze twige coding. Coding ni ikintu cyiza, ni enjoyable, ni problem solving, bigufasha gukemura utubazo, gukora utuntu twiza, muze twige coding.